aho navuye ntabwo nifuzaga kuhasubira, sinifuza no kuzahasubira, bityo n'umuziki wanjye nifuza ko wavuga ubutumwa hirya no hino. Uti umuziki ukabavana aho nanjye wankuye cyangwa se ukubaka sosiyete. Wowe iyo uvuze ngo umuziki hari aho wagukuye, ni nk'ikihe kintu gikomeye wumva mu buzima bwawe umuziki wahinduye ukurikije aho wari uri kera mbere yo kuwujyamo na nyuma yo kuwujyamo? Muziki yewe naritegereje urukundo rw'Imana, sangarundenze nabajije n'abandi bose bambwira yuko sawa. Wajya ubona ya mazu ubona kuri za televiziyo n'ahandi, ubona imihanda myiza. Ubona imihanda myiza, imihanda iri munsi, imodoka zigenda munsi y'izindi, mu kiraro gisakaye. Mbese muri makeya nabonye ibitangaza muri Kigali. Gukora kw'Imana kuri wowe warakubonye, Imana yakubwiye kuzagera i Kigali, unabisaba Imana unabisengera, wahageze. Hanyuma rero turakwakiriye kuri Philadelphia, utangiye uturirimbira. Pascal, kuririmba ni impano ukora muri korali gusa cyangwa ushobora no kuririmba ku giti cyawe? Kuririmba, impano yo muri korali yo kuririmba ndayifite, no ku giti. Komeye umuziki wagufashije kuvamo ku buryo umunsi hari igihe twakira abantu hano bakatubwira nge nari umusambanyi, nari umujura, nari umugome, nari inciniki, ariko nyuma yo kwakira Yesu n'Umwami n'Umukiza mva muri ibi njya muri ibi. Nawe urimo uratubwira ko umuziki wawe hari icyo wagufashije guhinduka mukurikije uko wari uri kera n'uyu munsi. Ni iki kintu gikomeye wumva muri wowe umuziki wagukuyemo uyu munsi n'abadukurikiye bashobora kuvuga ati disi uyu mwana kera yahoze gutya ariko uyu munsi ageze kuri iki kubera ko yayobotse inzira yo kubana n'Imana akagira n'ijwi? Sangarundenze nabajije n'abandi bose bambwira yuko rubatangaza, yewe naritegereje urukundo rw'Imana, sangarundenze nabajije n'abandi bose bambwira yuko rubatangaza, mbese shuti urukundo rw'Imana umva rutarenze, mbese shuti urukundo rw'Imana umva rutarenze. Wow, murabyumva rero, hano ni kuri Philadelphia uyu munsi, kandi tukaba tugarutse mu kiganiro cyacu cyo kuganira n'umukozi w'Imana Pascal, ndetse akaba n'umuririmbyi. Murabyumva ko yinjiye mu kiganiro aza aturirimbira. Pascal, bite? Ni byiza. Wambwiye ko yitwa Pascal, ariko andi mazina yose n'imyirondoro yawe n'ahantu turutse ibwira abakurikiye Philadelphia barusheho kukumenya, bamenye umuntu tugiye kubana mu kiganiro ninde. Mwakoze. Nitwa Bizimungu Pascal, muririmbyi muri korali SP y'urubyiruko kuri ADPR mu Kabere mu karere ka Bugesera, umurenge n'uwa Mareba, akagari akagakomeye, muri paruwasi ya Rango. Muri paruwasi ya Rango niho uturutse Bugesera. Hanyuma Pascal, ugeze Kigali wabonye ute, wisanze ute kwisanga mu mujyi wa Kigali? Byanangaje cyane Kigali, maze iminsi itari myinshi mamenye, mbanza kubashimira namwe kuba mwaramfashije ku buryo bwo kureba Kigali. Nigize kuba navuga Imana uzamfashe nzarebe Kigali, nayo yarabishoboje. Kigali nahageze, kandi Kigali nabonye inshuti nziza, murakoze. Kigali ni sawa. Wajya ubona ya mazu ubona kuri za televiziyo n'ahandi, ubona imihanda myiza. Ubona imihanda myiza, imihanda iri munsi, imodoka zigenda munsi y'izindi, mu kiraro gisakaye. Mbese muri makeya nabonye ibitangaza muri Kigali. Gukora kw'Imana kuri wowe warakubonye, Imana yakubwiye kuzagera i Kigali, unabisaba Imana unabisengera, wahageze. Hanyuma rero turakwakiriye kuri Philadelphia, utangiye uturirimbira. Pascal, kuririmba ni impano ukora muri korali gusa cyangwa ushobora no kuririmba ku giti cyawe? Kuririmba, impano yo muri korali yo kuririmba ndayifite, no ku giti cyanjye ndaririmba,
ubundi nkaririmba muri korali nkanaririmba no ku giti cyanjye. Umaze kwandika indirimbo zingahe? Maze kwandika indirimbo zigeze muri 3 n'indi ikoze umuziki ariko itarajyaho ijwi, ariko nifuza no gukora n'izindi mu gihe kiri imbere. Wifuza no gukora n'izindi mu gihe kiri imbere. Iyo utunganya umuziki wawe uba utekereza ko ari umuziki ufashije iki abantu? Icyo mba ntekereza ko umuziki wanjye Imana imfashije, umuziki wanjye wahindura abantu benshi, kuko ukabavana nanjye aho narindi, kuko narindi mu ngeso mbi, ingeso zitari nziza, ariko maze kuva muri izo ngeso Imana hari icyo yashakagaho, ndakomeza Imana imana iyo mpano. Mu by'ukuri aho navuye ntabwo nifuzaga kuhasubira, sinifuza no kuzahasubira, bityo n'umuziki wanjye nifuza ko wavuga ubutumwa hirya no hino. Uti umuziki ukabavana aho nanjye wankuye cyangwa se ukubaka sosiyete. Wowe iyo uvuze ngo umuziki hari aho wagukuye, ni nk'ikihe kintu gikomeye wumva mu buzima bwawe umuziki wahinduye ukurikije aho wari uri kera mbere yo kuwujyamo na nyuma yo kuwujyamo? Umuziki wanjye murakoze. Umuziki wanjye nkimara kujya hamwe n'abandi senga Imana, nkorera Imana, ndi umwadeperi, niwo muziki utangira kuza. Mu by'ukuri waranejeje, nkaririmbira hamwe n'abandi, nkumva ubuhamya buramfashije. Mu by'ukuri umuziki wanjye ikintu wamfashije kudatekereza gusubira inyuma, kuko ndicara nkatekereza amagambo arimo n'umuntu wese. Narindimo nkubaza ni iki kintu wumva waba waragukuyemo mbere yo kuza mu muziki uvuze ko hari aho wagukuye? Ni iki kintu gikomeye umuziki wagufashije kuvamo ku buryo umunsi hari igihe twakira abantu hano bakatubwira nge nari umusambanyi, nari umujura, nari umugome, nari inciniki, ariko nyuma yo kwakira Yesu n'Umwami n'Umukiza mva muri ibi njya muri ibi. Nawe urimo uratubwira ko umuziki wawe hari icyo wagufashije guhinduka mukurikije uko wari uri kera n'uyu munsi. Ni iki kintu gikomeye wumva muri wowe umuziki wagukuyemo uyu munsi n'abadukurikiye bashobora kuvuga ati disi uyu mwana kera yahoze gutya ariko uyu munsi ageze kuri iki kubera ko yayobotse inzira yo kubana n'Imana akagira n'ishurwa ryo kuririmbira Imana? Mwakoze. Icyo navuga, umuziki wankuyemo, naroye ikirara, ntago nubahiga Imana, ubundi ibyaha byose, mu by'ukuri ibyaha byose navuga ngo narabikoze uretse kwica no gusamba, ariko ibindi byaha byose, urara, ibintu byose mbese mu by'ukuri. Wacurujeho na kanyanga se? Kanyanga ntabwo nayicuruje ariko narayinyweye. Nzi ko mu Bugesera ngo hajyaga bakanyanga kera leta yacu itaraba amaso cyane. Hanyuma urumva ko wari mu byaha, wari igisambo, wari ikirara, wari byinshi, ariko umaze kuyoboka inzira yo kubana n'abantu b'Imana no kuririmbira Imana, ibyo byaha ubivamo. Uyu munsi umuziki ni icyo ubona noneho wakugejejeho? Icyo wangejejeho, umuziki wanjye wamfashije kwibagirwa bya byaha byose nari ndimo. Ubu ngubu nemera kuyoboka inzira y'Imana, afatanyije nayo n'umuziki wanjye umfasha kuyoboka Imana cyane. Tunongere ko buri na smart, urabona wambaye agakositime keza, agakaruvati, agashati kameze neza, urabona se Imana itarakugiriye neza? Yes. Imana ntiyakoze ibikomeye? Akoze ibikomeye. Kera ukiri hane mu buraro ariko bumeze gutya ugakubitamo neza, ako kaboko kagira neza, ariko ako gasa abantu babone ko Imana igira neza. Ona Imana itaragize neza, reba n'agasa wambaye ko nari akabasirimu. Imana igira neza. Rero ibyo byose ni ugukora kw'Imana, ni inyungu z'ibyiza byo kuba mu rusengero. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo ibyiza byaheraho mu rusengero biratunyura. Nawe ntekereza ko ibyiza byaheraho mu rusengero byatangiye kugenda bikugwa neza, kandi n'abadukurikiye baragenda babibona. Hanyuma iyo umuntu akizwa, hari ijambo ry'Imana muri we yimika muri we akavuga ngo inshingiye kuri iri jambo nanjye mpisemo gukurikira Yesu, cyangwa mu by'ukuri ijambo riba muri Bibiliya wumva wubakiyeho mu bukristo bwawe ugendana umunsi ku munsi, ku buryo umuntu yagutungura uryamye usinzira ukavuga uti kuvuga ko uri umurokore, kuvuga ko wizera Imana, ni icyo ushingiraho? Ni iki wowe ushingiraho uvuga ko ukijijwe, uvuga ko wakurikiye Yesu?
mwakoze nafunguye Bibiliya ahantu handitse mu gitabo cyo kuva cyo 20 mara guhera ku murongo ndasoma gera ahantu handitse amategeko 10 ntukice ntugasambane. Ibyo byose bihuza neza n'igisoro narindi ndaje nabango burya no muri Bibiliya byanditsemo era aho ngaho ibyo ngibyo rwose bijyanye n'ibyaha genda byegezayo ahubwo ni bukuzirayo. Bivuze ngo mu ndirimbo yawe nk'umukristo nka Pascal ubu uvuga uti mu kuva ibice 20 yo masomye n'indirimbo yanjye nk'umukristo menya amategeko y'Imana nkamenya iby'Imana ishaka n'iby'Imana. Hari umuririmbyi wavuze ngo ariko ngo ibyo nkwiriye ari kwiconzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Urumva ko wahise umenya mu kuva iby'Imana ishaka kuri wowe ko ari byo kwiriye gukora no kubahiriza amategeko y'Imana. Hanyuma nk'umuririmbyi rero twagwa kanya ukongera ukadukubitiraho kandi akandi kantu k'indirimbo yawe gatoya tukongera tukumva ku bihangano byawe. Indirimbo nakurikijeho ivuga ngo ndabihamya Karimani tangira ivuga ngo ndabihamya kuri Imana ikomeye mfite imbaraga n'ubushobozi. Uri Imana ikomeye niyo mpamvu nazagira isoni zo kukuvuga. Ndabihamya kuri Imana ikomeye mfite imbaraga n'ubushobozi. Uri Imana ikomeye kukuvuga. Bamwe bahisemo kujya gukorera imana z'amahanga bandi bashyize imbere n'ubutunzi byabo. Bamwe bahisemo gukorekera Imana yo mu ijuru abandi bahisemo yes. Mwamwumvishe Pascal rero nanjye ubwo ko niko nyuye nawe ubwo ufite akutahanye kuba mwahisemo gukurikira Imana yo mu ijuru abandi bahitamo gukorera inda zabo. Pascal we ngo yahisemo gukurikira Imana n'Uwiteka Imana Yesu. Hanyuma Pascal iyo mukora umurimo w'Imana nk'urubyiruko n'icyo ubona kikubera imbogamizi mu gukiranuka? Satani we ahora impande yacu tugerageza mu by'ukuri, ariko bizeye yuko nizeye neza yuko nzamutse. Satani ni umuntu aza wenda urugero ndabihamya kuri Imana ikomeye mfite imbaraga n'ubushobozi. Uri Imana ikomeye niyo mpamvu nazagira isoni zo kukuvuga. Ndabihamya kuri Imana ikomeye mfite imbaraga n'ubushobozi. Uri Imana ikomeye niyo mpamvu nazagira isoni zo kukuvuga. Bamwe bahisemo kujya gukorera imana z'amahanga bandi bashyize imbere inda n'ubutunzi byabo, ariko njye nahisemo gukorera Imana yo mu ijuru kuko nasanze nta gihombo. Bamwe bahisemo kujya gukorera imana z'amahanga
bandi bashyize imbere nda n'ubutunzi byabo, ariko njye nahisemo gukorera Imana yo mu ijuru, kuko nasanze gukora nta gihombo. Hari benshi batubona ati bariya barayobye, nimubime amatwi kuko nibaza ibyo yadukoreye, sinzabema na gato kuvuga iby'uwo mwami wo mu ijuru, kuko nasanze gukora nta gihombo. Hari benshi batubona ati bariya barayobye, nimubime amatwi kuko nibaza ibyo yadukoreye, sinzabema na gato kuvuga iby'uwo mwami wo mu ijuru, kuko nasanze nta gihombo. Bamwe bahisemo kujya gukorera Imana z'amahanga, bandi bashyize imbere inda n'ubutunzi byabo, ariko njye nahisemo gukorera Imana yo mu ijuru, kuko nasanze nta gihombo. Bamwe bahisemo kujya gukorera Imana z'amahanga, bandi bashyize imbere inda n'ubutunzi byabo, ariko njye nahisemo gukorera Imana yo mu ijuru, kuko nasanze nta gihombo. Umunezero mu ijuru bwabera tuza batugezeyo, ducanye n'umwami abamarayika badukikije, tuzaririmbana indirimbo kitari yumvikana na rimwe, icyo gitaramo cy'abanayo. Mbega umunezero mu ijuru bwabera tuza batugezeyo, ducanye n'umwami abamarayika badukikije, tuzaririmbana indirimbo kitari yumvikana na rimwe, icyo gitaramo cy'abanayo. Bamwe bahisemo kujya gukorera Imana z'amahanga, bandi bashyize imbere nda n'ubutunzi byabo, ariko njye nahisemo gukorera Imana yo mu ijuru, kuko nasanze nta gihombo. Bamwe bahisemo kujya gukorera Imana z'amahanga, bandi bashyize imbere nda n'ubutunzi byabo, ariko njye nahisemo gukorera Imana yo mu ijuru, kuko nasanze nta gihombo. Bamwe bahisemo kujya gukorera Imana z'amahanga, bandi bashyize imbere nda n'ubutunzi byabo, ariko njye nahisemo gukorera Imana yo mu ijuru, kuko nasanze nta gihombo. Pasika, bivugwa ko urubyiruko rwinshi rufite ikibazo cy'ubukene, kubura amafaranga, kubura mikoro, gushaka indamu, biri mu bintu bituma urubyiruko rudakizwa. Ese wowe ntago waba uhura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi? Mu by'ukuri bitewe
ukorera Imana gute ubihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi? by'ukuri Imana yanjye ndayubaha. Urugero wenda gusenga ntabwo dusenga buri munsi. Nari mvuze ukorera Imana gute ubihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi? Buriya nsa nk'ugaruka ku mibereho yawe isanzwe, uyihuza gute n'imibereho yo kuba mu buzima bwa gikristo? Ukora iki? Ubaho gute? Nk'umusore ukeneye gukora ukiteza imbere, ugafasha n'umuryango wawe, nawe ubwawe ugategura avenir yawe y'ahazaza n'umuryango wawe, kuko uzagira urugo, uzagira umuryango. Ibyo byose ubikora gute ubitegura, ubihuza no gukizwa ku buryo byose bigendana? Hari ukuntu usanga umuntu yarakijijwe akaba muri korari anasenga mu cyumba, ariko wajya kureba ugasanga n'uwo muntu w'umunebwe. Iyo avuye mu rusengero nta kintu akora mu rugo, nta kindi kintu kiba yajya akora, noneho ugasanga ni wa muntu uhora ategereje buri gihe abantu bari bumufashe, bari bumuhe. Aho nawe niba buri muri uwo mubare w'aba bantu. By'ukuri bakoze gitangira akazi wenda kuba mu mibereho, nagize amahirwe cyane, ngira amahirwe navuga adasanzwe. Ngira umupapa wanjye w'abatisimu yanyishingiye. Nibajije byinshi, naribajije niba ari papa w'abatisimu cyangwa se ari mukuru wanjye cyangwa se ari papa, ariko mu by'ukuri yaramfashije mu bintu bijyanye aramfasha mu bintu bijyanye n'imirimo. Umurima ndawukoreramo, mu mpeshyi arawuma nkawukoreramo, mu by'ukuri kandi nkakumyana nkanasura. Mu by'ukuri ukoreramo iki? Uri umuhinzi w'imbuto. Use waje nta n'utwo twaye mu gakapu ku buryo nituva muri studio umuntu waza kureba uko tugenza tukumva ku musogongero w'imbuto zawe? Cyangwa uzatuzanira ubutaha? Mwabyumvise rero Pascal, ngira ngo agisohoka muri studio, niba uri umukunzi w'imbuto ushobora no kumuvugisha kuko ni umuhinzi w'imbuto. Urumva ko we akorera Imana, ariko kandi akanavamo akavati, nubwo ndi umusore ariko ngomba gutegura avenir yanjye, agafata isuka akagenda agategura nk'umuhinzi w'umwuga, agahinga imbuto. Urumva ko Pascal yakomeje kwiteza imbere. Pascal, wadukubitira kandi kantu gatoya k'indirimbo yawe, hanyuma tukaza kugaruka tutwanzika n'ikiganiro cyacu tunagana ku musozo. bona kandi tuzahabwa umugisha umwuka wera natumanukira. Ngira ngo mwamwumvise Pascal kandi yagiye akomeza yandika indirimbo zigiye zitandukanye. Pascal, hanyuma ngeze ku tubazo tw'amatsiko. Pascal nk'umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya kandi zikanahimbaza Imana, niye wifuza kugeza umuziki, niwe wifuza ko umuziki wawe wagera? Murakoze, aho nifuza ko umuziki wanjye wagera, nifuza ko umuziki wanjye by'ukuri wakamamara, ukamamara, umuziki wanjye ukamenyekana ahantu hose, ukaba wamenyekana. Nuwe muhanzi ufataho icyitegererezo hano mu Rwanda cyangwa mu mahanga? Cyane cyane Israel Mbonyi, nanone Grace Nzabayo, bose
indirimbo imwe ya Silas uzi ni iyihe? indirimbo imwe ya Silas indirimbo ivuga ngo imico ya se indi nayo ivuga ngo Silas uvuga niwe waririmbye ibya Yesu ni ku murongo. Hanyuma narimo mvuga nti hano mu Rwanda uvuzemo Israel Mbonyi ndetse uvugamo na Silas. Ese iyo ufata nk'ikitegererezo kuri bari abahanzi ukora iki kugira ngo nawe ugire ikirenge mu cyo bagezeho? Urabona indirimbo Mbonyi akora, ubona video ziba ziriho, ubona audio ze, urwego muzika igeze, wowe niki ukora mu gutangira urugendo rwa muzika rwanyarwo kugira ngo niba wifuza kuzamera nka Mbonyi uko byasa kose ntago ari ibintu bizaturuka mu kirere bize bikwitureho? Uyu munsi watangiye urugendo rwawe kubitegura gute? dushaka inzozi zanjye cyangwa se ibyifuzo byanjye cyambere no gukiranuka no gushaka ubushobozi bwangizaho nanjye nkajya muri n'izindi ndetse nkakora n'amashusho nkagera ku rwego. Uramutse uyu munsi ugize amahirwe yo kubonana n'Imana ikakubwira mu bantu babaho muri Bibiliya n'abavuzwe bose b'abahanuzi, hitamo umuntu umwe wumva wabona mwaganira, wumva muri Bibiliya wahitamo ndi? nahitamo ndumva nahitamo Eliya. Ni iki kintu cyatuma uhitamo Eliya? Eliya yarakoze imirimo yo gukiranuka. Eliya rwose niba wibeshye neza, Eliya na Enoki abo bantu ndumva harimo wagiye mu ijoro adapfuye kubera gukora imirimo y'Imana yo gukiranuka. Yes, uti nje nahitamo kubona Eliya kubera ko yakoze ibyo gukiranuka. Ngira ngo Eliya ni nawe wasenze igihe abahanuzi ba Bari bari bateranye, hanyuma umuriro ukamanuka ugatwika igicaniro. Ngira ngo uramwibutse cyane. Hari n'ibindi byinshi Eliya yagiye akora. Hanyuma niki wasaba abakunzi bawe bagukurikiye muri kano kanya kuri Philadelphia? Icyo nasaba abakunzi banjye by'ukuri banje kubashimira ko bamatwi cyangwa se bafashe umwanya wo kuvuga. Icyo nabasaba by'ukuri kungira inama ndetse no mu bundi Hanyuma umuziki wawe abantu bakwifuza kubona bawusanga he? umuziki wanjye by'ukuri nakoze audio, maze gukora audio barawuma kuri telefone, ariko ntabwo nanjye ndamenya neza uburyo umuziki bawasasa ahantu hose, ariko kuri telefone zawe niho ufite indirimbo zawe. Ugomba kuza ukegera platform za social media ukamenyana n'abanyamakuru, ukamenya ukuntu bashyira imiziki kuri YouTube, uburyo abantu bashobora gukurikira indirimbo zawe ndetse no kuzigeza ku maradiyo, kugira ngo amaradiyo atangiye gucuranga indirimbo zawe, abazikeneye bajye babona ahantu bashobora kuzikora, no gufungura social media zawe nka Pascal nk'umuhanzi ukagira Pascal official, abantu bashaka gukurikira indirimbo zawe, indirimbo wasohoye, izo uteganya gukora, mbega bakagenda bamenya amakuru y'umuziki wawe uko bwije nuko bukeye. Ibyo biri mu bintu bishobora kugufasha ngira ngo. Hanyuma niki wumva utasoka muri studio utavuze utabwiye abakunzi bawe, by'umwihariko abantu wasize mu Bugesera? ikintu nasohoka navuze muri nambere ndabashimiye bamwanyakiriye, nkomeje gushimira umubyeyi wanjye wabatsinze, nkomeje kumushimira. Ni umuntu rwose abanyamakuru namugutuye, ni umuntu ukora imirimo yo gukiranuka, ni umuntu ukora imirimo y'Imana. Mu by'ukuri ndamushimye, suhuza n'abandi bazabasha kumbonaho mu Bugesera. Nshimira mwarimu wacu tuyobora Louisia, nawe yamfashije kumenya Imana, Kasiyani, Felisiye, Yvonne, abantu mwabo bose. Nshimira n'ababyeyi bandoze bakanambyara. Mu by'ukuri nshimira namwe mwafashije kuba nagera hano twagera nzirikana ko bitoroshye.
Yes. Hanyuma reka mvuge ngo umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yakunze Pascal ndetse akaba yifuza kuba yamenya byinshi kuri Pascal no kumushyigikira no kumutera inkunga. Pascal, nimero yawe ni 078 subiramo 0790 ngira ngo rero contact za Pascal mwazibonye, mwamuhamagara, mwashyira kuri mobile money, mwamutera inkunga. Akeneye gukora zira ndirimbo ze muri studio zigatunganwa, hagakorwa ubugororangingo ku ndirimbo ze n'amashusho, kandi byose ni ibikeneye amafaranga, kandi amafaranga nimwe muyafite. Reka mvuge ngo Imana nimwe bwizakoresha kugira ngo mumushyigikire umuziki we ubashe kuzamuka no kugera kure. Hanyuma Pascal, reka tugushimire. Wayishe nabanza yishyira